Moment, voilà, le cortège présidentiel vient de faire son entrée ici au Palais du Peuple après avoir emprunté les boulevards du 30 juin, puis l'avenue de la Libération et maintenant les boulevards triomphal. Et là, la voiture présidentielle fait son entrée dans l'enceinte. C'est dire que le grand moment est arrivé. Le président de la République va d'abord saluer les drapeaux parce qu'il s'agit d'un moment solennel à travers cette haie d'honneur qui est dressée juste à l'entrée. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 100 éléments de la garde républicaine, du détachement d'honneur commandé par le général des brigades Serge Monga. Par le gouverneur de la province de Kinshasa, ville-province, du commandant de la région militaire. Chef de l'État. Chef de l'État. Vérité. Nyakubahwa Perezida w'inteko nshinga amategeko, nyakubahwa Perezida wa Sena, abanyacyubahiro badepite namwe basenateri muteraniye hano, batumirwa b'icyubahiro, banyamakuru, bakongomani ndetse namwe baturage bagenzi banjye. Nkuko biteganywa n'ingingo ya 77 y'itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, mfite icyubahiro rwose n'inshingano zo kubagezaho ubu butumwa ngarukamwaka bureba uko igihugu cyacu gihagaze. Kwa 20 Mutarama 2024 ubwo narahiriraga imbere y'igihugu inshingano zo gukomeza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri manda yanjye ya kabiri, nashyize imbere abanyekongo imigabo n'imigambi yanjye uko ari 3 yibanze kuguha icyerekezo gahunda zose za leta, ariko kandi nita cyane ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guhera ubwo buri munsi ibikorwa bya leta byayobowe n'iyo migambi yanjye, aho twiyemeje gukomeza gushyira imbere abanyekongo, ari nacyo cyatumye rero uyu munsi mbagezaho uko igihugu cyitwaye muri uyu mwaka turi gusoza w'2025. Iki gikorwa ntabwo ari umuhango gusa wa politiki, ni igihe cy'ukuri, igihe cyo kugaragaza inshingano ndetse n'igihe cyo kugaragaza icyizere. Aha turaza kugaragaza ukuri, kugaragaza ibyo twanyuzemo, ukuri ku byo twagezeho, ukuri ku byo tugomba gukomeza gukora. Ni inshingano zo gukomeza kugaragariza abaturage bacu uburyo igihugu cyabo gihagazemo, ibyo twanyuzemo ndetse n'aho twerekeza. Kandi ni igihe cy'icyizere, kuko nubwo twahuye n'ibigeragezo, ibibazo bikomeye, twashoboye gukomeza guhagarara maze dushyira imbere ejo hazaza heza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo, uyu mwaka w'2025 rwose navuga ko ari umwaka twanyuze mu bihe bikomeye. Navuga ko ari umwaka twanyuze by'akanya gato cyangwa se wenda by'akanya kanini mu gihe cy'amateka yacu, ariko nanone ni igihe twagiye tunyuramo kivuze byinshi ku busugire n'ubuzima bw'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikajyana n'uko ari umwaka w'umwuka umwe mubi cyane mu bihe bya vuba by'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
guhera mu minsi ya mbere y'umwaka ihuriro rya FCM Ventura ryafashijwe mu buryo bukomeye cyane noneho n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF, ndetse mu ntangiriro z'umwaka nibwo batangije ibitero bishya bikomeye byaje no kurangira bigaruriye umujyi wa Goma na Bukavu, ndetse bakomeza no gufata ibindi bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, byose bijya mu maboko y'iryo huriro. Uko gukomeza gukaza ingamba k'uwo mutwe witwaje intwaro ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda byari bigamije ibintu bimenyerewe neza. Hari ugukomeza gusahura umutungo kamere wacu dufite ku bwinshi, hari uguhungabanya inzego zacu za leta, ndetse no kugera ku buryo bwo gukomeza kubangamira uburenganzira bwa muntu, aho noneho babigezeho ku kigero gikabije. Abaturage benshi barishwe mu buryo budakurikije amategeko, abandi bagirwa imbohe, habayeho ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakomeje gukwirakwiza intwaro muri rubanda, abandi imiryango yose yavanywe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butaka bwabo ku gahato. Ibi byose byabaye kandi mu gihe indi mitwe yitwaje intwaro mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane muri Ituri, nayo yakomeje kwica no gusenya ubuzima bw'abaturage. Abaturage bacu bakomeje kuguma mu mwijima w'urugomo, aho bakomeje kugenda bicwa ahanini bijyanye n'iyi intambara zishingiye ku makimbirane, ariko nanone yashyigikiwe n'amatsinda y'imbere mu gihugu ndetse n'ibihugu byo hanze, cyane cyane ibyo duturanye. Ntihakagire rero ubishidikanyaho, ibi byatewe n'amakimbirane yabo navuga ko twari inshuti abaturanyi bacu. Ntihakagire rwose ubishidikanyaho ngo avuge ko bijyana n'amakimbirane y'amoko gusa, cyangwa se wenda indi mitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu nk'uko wenda bamwe bakomeje kubihimba. Oya, byose biterwa n'umuturanyi. Ni intambara y'agasuzuguro y'ubwiyahuzi y'urugomo ikomeje gukorwa n'abanyamahanga bakomeje gufasha no kwifashisha imitwe cyangwa se intumwa zabo, bagamije kwambura igihugu cyacu uburenganzira bwacyo n'ubusugire bwacyo. Ni mu bice bitandukanye, ariko nanone ibice bifite akamaro kanini kuri ejo hazaza h'igihugu cyacu, by'umwihariko ahari umutungo kamere hahenze kandi hagize ubutunzi n'ubukungu bw'isi yose, atari kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yonyine. Ni muri iyi ntambara yo gukomeza kwivugana abaturage bacu, twebwe twatanze igisubizo cyemewe n'amategeko. Ni igisubizo kirangwa no kwirengagiza ibyo byose, tukarwanira igihugu no gukoresha inzego z'imitegekere myiza ndetse n'ubumenyi bukomeye cyane bw'abayobozi bacu, udasize no gukomeza kwihuza n'amahanga, aho twashyize imbere ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ni ku rugamba ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije na polisi y'igihugu, inzego z'umutekano ndetse n'abakunzi b'igihugu, abapatriote wazalendo, bahaye umwanzi isomo rikomeye cyane, ndetse bakomeza kugaragaza ukwiyemeza, bakomeza gushyira imbere kurinda igihugu no guharanira ko ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butagwa mu maboko y'umwanzi. Bakomye mu nkokora ibitero bikomeye cyane byagiye bitegurwa n'umwanzi, bongera gutsura umutekano mu mihanda itandukanye minini, barinze ibice bifite agaciro, ndetse bakomeza gucungira umutekano inzira z'imfashanyo n'abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ni mu bihe byaranzwe n'ibibazo bikomeye cyane bya mikoro, ibikoresho n'ubuzima. Ingabo zacu zagaragaje ubutwari n'urukundo rw'igihugu bikwiye rwose kuba twese uko duteraniye hano duhaguruka tukabashimira. Mbere yo gukomeza, ndashaka ko rwose tubanza guhaguruka tugaha icyubahiro ingabo zacu, polisi na wazalendo, bashoboye rwose guhaguruka bagahangana n'iki cyago. Ndashaka ko rwose ariko nanone duhaguruka tukunamira abaturage bose baguye mu makimbirane y'ivangura, cyane cyane abo mu burasirazuba bw'igihugu, ni ku miryango yabo, ndetse n'abandi bagerageje kuba babagirira impuhwe. Abo bose bakaba baraguye muri ibi bitero twatangijweho n'umwanzi. Ni kubakomeretse, ni kubahunze imiryango yabo, ndetse no ku baturage bambuwe umutekano wabo. Ndashaka kubabwira ko rwose ububabare bwanyu twarabwakiriye, kandi ntabwo dushobora kubwirengagiza. Leta ibari hafi kandi izakomeza kubaba uruhande.
Ni muri urwo rwego ndashimira ingabo zacu, inzego z'umutekano n'abapatriyote ba Wazalendo bakomeje kurengera igihugu n'imipaka yacyo baharanira umutekano w'abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Ubutwari bwabo ni isura igaragaza ukwihagararaho kw'abanyekongo. Igihugu kibasha byinshi kandi amateka azibuka amazina yabo n'akazi katoroshye bakoze muri uru rugamba. Ni mu kubahesha rero agaciro ndagira ngo twese duhaguruke dufata umwanya muto maze tubanze tubibuke tunabaha icyubahiro. Murakoze cyane, mwakongera mukicara. Banyekongo banyacyubahiro, hashingiwe ku mpinduka z'ibihe ndetse no ku mirengo itandukanye y'ibitero n'intambara, twakomeje kugenda dukora amavugurura akomeye mu buryo bw'ingabo zacu ndetse nuko zakomeje kugenda zicunga ibirindiro byazo, harimo no kongera gutunganya ubuyobozi bw'ibikorwa bya gisirikare. Hari ukwimura ibikorwa bikagana noneho ku mirongo ikomeye y'intambara, hari ukongera ingufu mu bijyanye n'iperereza n'ubutasi, hari ukurwanya imbaraga zose z'umwanzi no kongera amafaranga muri iyi ntambara mu rwego rwo kugira ngo tuyitsinde ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ibi bikorwa birajyana n'amavugurura ndetse no gutunganya inzego z'umutekano byari bigamije kunoza ubunyamwuga bw'ingabo, kuzamura imibereho y'umusirikare, gushimangira uburyo imitwe yitwaje intwaro nayo yashimirwa ndetse no gukumira uburyo bw'imyitwarire mibi yose yagiye ikorwa n'abasivile udasize n'indi mitwe yitwaje intwaro idakora nk'Abazalendo. Ntidushobora kwihanganira ibyaha by'inyeshyamba cyangwa se amakosa akorwa n'abambaye impuzankano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mubano n'amahanga umwaka ushize wagaragaje impinduka zikomeye. Dukurikije ibyo twasabye, hakurikijwe imirongo ngenderwaho yashyizweho n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, aho MONUSCO yahagaritse imirimo yayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu mwaka wa 2024, maze yibanda noneho ku ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, ariko nanone bikajyana n'ihagarikwa cyangwa se icyemezo cyo gukomeza kuvanayo ingabo zayo buhoro buhoro zikava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri ubwo rwego ubutumwa bwa SADC nabwo bwari bwaroherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakoze akazi kadasanzwe. Uko ibikorwa by'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC byari byaratangiriye mu gihugu cyacu mu mpera z'umwaka wa 2023, ni mu rwego rwo gufasha guturisha no kugarura umutekano mu burasirazuba, byarangiye mu kwezi kwa Werurwe uyu mwaka wa 2025. Ibi byerekanye neza ko nta ngabo z'amahanga zishobora gusimbura inshingano z'ingenzi leta ya Kongo ifite, ni mu kurinda igihugu n'abaturage bacyo. Ariko nanone ibi ntibivuze ko twikubiye cyangwa se byose twabifashe ngo tubyishyireho, oya, ahubwo ni icyemezo cyari kiyubashye cyo kuvana ingabo z'amahanga ku butaka bwacu. Ni icyemezo cyo kuva ku gihe cyo gukomeza gushyira imbere imfashanyo zidafite iherezo, maze tukagana noneho ku kwiyubakira ubushobozi bwacu nk'igihugu no gukorana n'abafatanyabikorwa bacu mu buryo bujyana n'amategeko kandi bikajyana n'itegeko nshinga ry'igihugu cyacu cyiza cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rw'ububanyi n'amahanga kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gusobanura ukuri kw'ibibera mu burasirazuba bw'igihugu, kandi inzira twafashe y'ububanyi n'amahanga yumviswe neza mu muryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze mu kanama kawo gashinzwe amahoro n'umutekano. Uyu muryango washinje mu buryo budasubirwaho akarengane n'ubugizi bwa nabi bwa FCM23, ADF, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro, ndetse wemeza ko hagomba kubaho uburyo bwo guhita izo ngabo cyangwa se iyo mitwe yitwaje intwaro ivanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butaka bwacu, kandi ko nta burenganzira bafite bwo kuguma ku butaka bwacu.
icyo gihe nyine kandi ni ku nshuro ya mbere kuva ibitero byibasira igihugu cyacu byatangira ibyo bitero. Inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye yafashe umwanzuro w'2773 ushinja nabwo mu buryo butaziguye igihugu cy'u Rwanda kuba cyaragabye ibitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi utegeka ko ingabo z'u Rwanda zigomba guhita ziva ku butaka bwacu bidatinze kandi nta mananiza abayeho. Ni muri urwo rwego kandi ndagira ngo nongere mbibutse ko twafashe inshingano zo gukomeza kubungabunga inyungu z'igihugu, aho nk'ubwo ngubwo twatangije uruhererekane rw'ibiganiro bikomeye bya diplomasi. Ni ku ruhande rumwe itangazo ry'amahame ryasinywe muri Mata 2025 riherekejwe n'ibiganiro byatumijwe na Amerika na Qatar, Afurika yunze ubumwe ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, byagejeje ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda tariki 27 Kamena 2025 Washington. Aya masezerano yatangiye gukurikizwa uwo munsi kandi yemejwe mu buryo bukomeye n'abakuru b'ibihugu ku ya 4 Ukuboza 2025. Hashingiwe ku mwanzuro w'2773 aya masezerano yemeza ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuvanwa burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagakurikiraho gusenya imitwe yitwaje intwaro y'amahanga irimo umutwe wa FDLR, gushyiraho ubugenzuzi bw'umutekano w'impande zombi ndetse no kubaka urufatiro rw'ubukungu buhuje akarere. Ariko ibi byose bikaba bizashoboka ari uko gusa umutekano n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byubahirijwe nta na kimwe kibangamiwe. Ni ku rundi ruhande binyuze mu buhuza bwa Qatar ndetse n'inkunga ya Afurika yunze ubumwe, twageze ku masezerano shingiro yasinywe i Doha ku 15 Ugushyingo 2025 ni hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FCM23. Aya masezerano arashyiraho imirongo migari y'amasezerano ya nyuma y'amahoro azashingira ku gukuraho imirimo yose ya FCM23 ijyana n'ibikorwa byayo byose, kubashyira mu buryo bwa burundu mu kiruhuko cyangwa se kubasubiza mu buzima busanzwe, hari ukubambura intwaro ndetse no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe abo barwanyi bose ba M23 no gusubizaho ubuyobozi bwa leta mu bice byose abo barwanyi bafashe. Ni mu nyemerere rero mvuge neza aya masezerano ntasobanura na busa kugira ngo wenda ubusugire bw'igihugu bukomeze kubungabungwa kandi abaturage bakomeze kumenya ukuri. Ni mu nyemerere mbere yo kugira byinshi mvuga cyangwa se mbanze ngaruke ku buryo bweruye aya masezerano nta na kimwe nsize inyuma, kuko birajyana no gusigasira ubusugire bw'igihugu. Nta na hamwe yemeza cyangwa se gashyigikire ibitekerezo byo kwigarurira ubutaka bwacu, kandi ntabwo ashyiraho na busa uburyo bwo kugenzura umutungo kamere w'igihugu cyacu. Ayo masezerano yombi navuze haruguru nta nubwo ashobora gusobanurwa nkaho ari uburyo bushya bwo gutanga imbabazi ku byaha byakorewe abaturage bacu bikozwe n'abo barwanyi. Ubutabera buzagenda bukurikiza umurongo wabwo, buzakomeza gushyira imbere guhana abakoze ibyaha, ntabwo buzaheza kandi ntabwo buzacogora kugira ngo twubahe abahuye n'ubuzima bubi bijyanye n'iyi ntambara twasojweho n'igihugu cy'abaturanyi gifatanyije n'abo ngabo baduhekuye. Aya masezerano turayemera nk'umushinga ukomeye cyane ugamije amahoro arambye kandi ushoboka, atari nk'uburyo bwo kwiyoroshya cyangwa se wenda nk'amasezerano yo gukorera abandi. Ni amasezerano dufata nk'amasezerano azatugeza ku bumwe n'ubwiyunge kandi agahagarika mu buryo bwa nyabwo iyi ntambara. Ni ikimenyetso cy'uko dushaka guhuza imbaraga z'ingabo zacu n'ubushobozi bw'ububanyi n'amahanga mu buryo bwiyubashye kandi budufitiye inyungu. Ubu rero hari inzego enye z'ibanze zigomba kuyobora ibikorwa by'igihugu.
icya mbere ni ukubonera igihugu mu buryo bugaragara ndetse no kukigenzura neza ko ingabo z'amahanga zose yaba izemewe cyangwa se izitemewe, imitwe yitwaje intwaro zose ko zamaze kuva ku butaka bwacu mu buryo bwa burundu. Icya kabiri ni uguhagarika burundu imiyoboro y'amafaranga n'ibikoresho by'intambara binyuze mu kurwanya ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, harimo nk'amabuye y'ingenzi nka koruta, kobalte n'indi mitungo ndetse n'andi mabuye acukurwa cyangwa se agatwarwa mu buryo bw'amagendo. Icya gatatu ni ukurinda abaturage bacu by'umwihariko abagore n'abana no kwemeza ko ubutabazi bw'ingoboka bugomba kugera mu duce twose twibasiwe n'iyi ntambara vuba na bwangu. Icya kane ni ugushyiraho amahoro arambye, tugahuza ingamba z'umutekano, kongera guteza imbere uturere twashegeshwe n'intambara ndetse no kubaka inzira y'ubwiyunge uhereye ku mibereho n'imiterere y'inzego zitandukanye, imiryango y'abahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ariko kandi tukanita kuri buri munyekongo wese, cyane cyane abo mu burasirazuba. Nubwo igihugu cyacu cyagaragaje inshuro zose ko gishaka mu buryo bwuzuye ndetse ko gishaka ko amasezerano agomba kugenda neza, kandi tukaba twarashyize imbere ukwiyemeza mu buryo bugaragara, u Rwanda rwo ako kanya rwahise rutangira kurenga ku byo rwiyemeje nta n'amasaha cyangwa se iminota inyuzemo. N'ubu ngubu nyine ni mu gihe cy'ikiruhuko cyangwa se mu gihe wenda twavuga ko twamaze gusinya amasezerano, imirwano irakomeje. Ariko kandi noneho igiteye agahinda kurushaho nuko n'igihe rwose twasinyaga amasezerano, ingabo z'u Rwanda zari mu bikorwa byo gutera ubutaka bwacu, ni ingabo zakomeje gushyira ibikoresho bikomeye cyane by'imbaraga ku butaka bwacu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bikomeje guturuka mu mujyi wa Bugarama ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda bikomeje gutera impfu n'akababaro abaturage ba Kaziba, Katogota, Rubarika ndetse n'ibindi bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ibyo byose birasenya amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi kandi bihuye nuko byamaze kugaragazwa na raporo y'umuryango w'abibumbye, raporo y'itsinda rigenzura ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa 23 Kamena 2025, aho bongeye kwemeza noneho no kwa 19 Nzeri 2025 ko ingabo z'u Rwanda RDF karizo ziyobora kandi ko zirimo gukoresha ingabo za FCM 23, bityo rero zigashyira leta y'u Rwanda mu mwanya wo gukomeza kugira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara iri kuduhekura kuri ubu ngubu ikomeje mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika yacu, yubahiriza ijambo ryayo, ijambo yavuze kandi igakurikiza neza mu buryo bwo kugenzura bwemejwe hamwe n'abafatanyabikorwa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nizigera ihunga inshingano zayo zo kurinda umuturage ahari hose imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza guha agaciro inzira z'ibiganiro, ariko nta na rimwe izareka ubusugire bwayo cyangwa se umutekano w'abaturage bayo. Nk'uko nabigarutseho ni mu muhango wo gusinya itangazo ry'ubufatanye, ndemeza ko uyu musingi mushya wa diplomasi kufungura inzira nshya, inzira ikomeye kandi rimwe na rimwe isaba kwihangana, ariko nanone ikaba inzira ijyana n'uburyo bw'amahoro twongeye kugaragaza nk'ikintu gishoboka. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko yabisezeranye nanjye ubwanjye izakomeza ibiganiro kandi izakomeza kubigiramo uruhare mu buryo bwuzuye, ni mu cyubahiro no mu kuri guhamye, kandi tuzakomeza kubikora abafatanyabikorwa bacu nabo babibona. Ariko nanone tuzakomeza kuba maso, ntabwo twebwe turabavuga ko ibintu bizagenda nabi, ariko nanone turabumva neza uko ibintu bihagaze kandi tukagira icyizere gishingiye ku mpamvu zifatika. Ni mu by'ukuri amahoro arambye
ntazazanwa n'imbaraga z'igisirikare gusa cyangwa se imikino ishyirwa mu masezerano gusa. Amahoro ya nyayo azaboneka igihe ubuzima busanzwe buzaba bwagarutse, igihe leta izaba yongeye kuboneka mu baturage bayo bose, ikazana amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, igihe imihanda izongera gufungurwa, igihe amasoko azongera kuremwa, igihe ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'indashyikirwa bizongera kwiyubaka kandi bikajyana n'ubushobozi bw'igihugu bugakomeza gusubira mu bice byose byigaruriwe. N'icyo gihe rwose tuzumva ko amahoro yamaze kugaruka. Ubu buyobozi rero buragenda busubira mu duce twari twararanzwe n'umutekano muke. Intego yacu irasobanutse neza, no gushimangira umutekano w'abantu bose ahantu hose mwumvise, ndetse no gutegura kugaruka kw'amahoro gahoro gahoro n'umutekano mu cyubahiro kw'abaturage bacu bari barahunze nabo bakongera kugaruka mu buryo bujyana n'amategeko yose. Kongera kubaka uburasirazuba bw'igihugu ni imwe mu nshingano zikomeye kandi zifatika zizakomeza kudufasha mu rugendo rwo kugarura amahoro arambye. Kandi ndabivuze rwose njyewe ubwanjye mbisubiremo, ubwo hari icyaro na kimwe, agace na kamwe, umusozi n'umwe cyangwa se akagari na kamwe udasize n'uduce utwari two twose, mu gihe tuzaba twagarutsemo umutekano cyangwa se nta mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro, imitwe itemewe, nibwo nzabyumva neza ko ubutumwa bwacu bwamaze kurangira. Cyangwa se ni mu gihe nta gace na kamwe, nta musozi n'umwe, nta kagari na kamwe, nta cyaro na kimwe kikigaragaramo umutekano muke, nibwo rero twebwe tuzavuga ko ubutumwa bwacu burangiye. Ariko kandi ni mu gihe hakigaragara uwo mutekano muke, ubutumwa bwacu ntabwo burarangira.